Reka none ngire mwere ikaze ni by'agaciro kongera kubana nawe. Uyu munsi ugiye kurebera hamwe settings z'ingenzi ukwiye kwitaho niba ushaka kuzahembwa na YouTube cyangwa ushaka kuzakorera amafaranga kuri YouTube. Benshi bafungura YouTube channel bakumva ko bihagije cyangwa birangiye bakajya baplodinga ibintu, ariko hari ibisabwa kugira ngo YouTube izaguhembere ibintu byawe cyangwa kugira ngo ujye ugira views nyinshi. Niyo mpamvu muhaye ikaze kugira ngo tubane muri uno mwanya. Amazina yimeta Ushaka Ashile, nongeye guha ikaze ubundi tubane step by step. Nanafite ikibazo ntukagende utanyandikiye muri comment guys kugira ngo ubutaha nzagufashe. Niyo mpamvu mbanda no kugira ngo twigire hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Muhaye ikaze nanone niba uri mushya kuri channel kanda subscribe ubundi ujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Video uko nyishyizeho ite ubu wa mbere uyibona, kandi ntukagibagirwa kanda like, subscribe ndetse na comment na share. Ni by'agaciro kuko biradufasha mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Reka noneho dutangire step by step. Aro uno munsi tugiye kwifashisha Chrome kugira ngo tujye kuraho ibintu byacu, kuko burya no Chrome ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bajya uploadinga videos udakoresha konda kugira ngo ujye uyikoresha kuko irafasha cyane. Nta kindi tuzakora, tuzajya kuri Chrome twandike mu youtube.com, ariko ufite YouTube studio muri telefone yawe banza removing kugira ngo bino bintu bishobore gukunda, kuko ino Chrome ushobora kuhinda mu buryo bwa desktop ukamera nkaho uploadingije desktop cyangwa imashini ugakora nk'umuntu ufite imashini. Rero tumara gufungura youtube.com tuzategereza kugira ngo YouTube yacu ifunguke maze utegereze. Ari benshi bavuze ko ijya babikora bikanga, gusa ujye wandika ku search ko hejuru bizajya bigenda bigufasha. Urabona ko YouTube yacu bizaterwa na connection uri gukoresha, maze uzamanuka none ufungana na desktop ku turongo 3 uzananse desktop yunde mu buryo bwa desktop. Ngo tugiye kwikoresha nk'imashini ngiye kwereka. Urabona gutyo uzayifungura imeze gutya, ariko igiye kwereka ushobora kubikora ukayihunda mu buryo bwa desktop cyangwa ukamera nkaho uri gukoresha mashini cyangwa laptop. Uzaza ukane kuri turongo 3 two hejuru ubona hano hejuru guys. Nongeye kuguha ikaze, musaba gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Twibagiwe ko tuzafungura na desktop site, niho wowe uzaza ukabanza ukakanda kugira ngo tuyihindure mu buryo bw'imashini cyangwa bwa desktop muri tuyikoreshe muri gukoresha desktop. None ngiye guha ikaze guys, niba uri mushya ndagusabye ukagenda ukanda subscribe, like na comment. N'ufite ikibazo cyitwandikira muri comment kugira ngo tujye tugufasha tugusubize, kandi nukagende utarebye na video yose ngo irangize kuko uba wacitswe byinshi biri imbere, kuko burya ibyiza biba biri imbere. Urabona ko yamaze gufunga gutya. None turangiza uzaza kandi kuri logo ya channel yawe guys. Logo ya channel yawe uzayibona ibumoso bwa telefone yawe, ayibona uzaza uyikandeho gutya. Ubona ko ifungutse. Urangiza ushaka ndetse YouTube studio guys. Niba ufitemo channel imwe okay, niba udafite ufitemo channel zirenze imwe uzahitemo channel yawe. Urangiza uzamanutse YouTube studio wakande, urangiza izahita ifunguka imeze gutya. Utegereze gato. Uretse ko tugiye kurebera hamwe app z'ingenzi ukwiye kwitaho cyangwa setting z'ingenzi za YouTube ukwiye kwitaho niba ushaka kuzahembwa na YouTube channel cyangwa na YouTube ushaka kurya ku mafaranga ya YouTube. Urangiza ubona ko izafunguka imeze gutya. Nimara gufunguka nta kindi uzakora, uzaza uranditse kano kantu kizo abanse customers wishyuza leta. Ubibona customers kano kantu kizo aga fresh mazuminga mbereke akantu ka kabiri uhereye hasi ngakubona kizeho. Aiza gafungurwa ni step ya mbere igiye kwereka ibintu bya mbere ugomba kuzuza. Mara gufunga gutya uzaza urebe kano kantu hambere kiza no hano ahambere aha kabiri n'utungutu naha gutya kiza. Rero tugiye kubyuza step by step. Nk'urugero ahambere uko kuri umuntu yinjira kuri YouTube channel yawe umuha
welcoming cyangwa video umuha nk'ikaze, ya video nawe ubona ko yatrendinze cyane cyangwa yakuzamuriye views, niyo uzaza ugakanda akaba ariyo ushyiraho. Uzahitamo video ushaka nka cyangwa indiha ikaze umuntu uje kuri YouTube channel yawe bwa mbere, ya video azahita ahingukiraho bwa mbere agifungura YouTube channel yawe. Niyo uzaza ugahitamo hano bitewe niyo wakoze cyangwa niyo wabonye yatrendinze cyane, niyo burya biba byiza ariyo ushyizeho. Noneho uzana hose uzashyiraho video ushaka, urangiza hano hepfo nanone uzaza iyo video ko uzazikurikirana kuri channel yawe bitewe nuko ubishaka. Kwa kundi ufungura channel umuntu ugasanga ari video zigiye zitandukanye ariko zitondetse, wenda ari popular zarebwe cyane, short arizo zibanza, ushaka kurazwa kanana no kugenda wongeraho utundi ushaka bitewe n'icyo ushaka kongera, kugira ngo umuntu uje kuri YouTube channel yawe asange ufite decoration cyangwa imeze fresh, ibintu bya byose biri ku murongo. Urabona ko naragiye utuntu tugiye dutandukanye, rero umaze kwafungura uraza ugahitamo uko ushaka ko bizajya bigenda byitondeka ku buryo YouTube channel yawe izabidekoye fresh, umuntu wese yinjiyeho avuga ko ari channel ya professional. Nangeza hano hambere turaharangije, twande ni kwa kabiri hirya ku ijambo rya kabiri, maze naho turebe ibi. Urabona hano wazaza iwa channel yawe idafite profile, idafite background cover, ndetse ahambere ni background ni profile ugomba gushyiraho, kabiri ni background kakandi k'inyuma, uko bino bintu ugiye kwa monetize YouTube channel irabireba. Hagati tunobona n'ishyira ikirango kikuranga kuryo video yawe yose uzaza irimo akarango kawe wikoreye cyangwa bitewe n'icyo washatse kwandikaho. None uzaza kwande hano kugira ngo ushyireho picture yawe cyangwa profile yawe kuri channel yawe ya YouTube. Bone bingiye kwereka, niba uri mushyenda gusabye kandi subscribe, like ndetse na comment. Niba ufite ikibazo utwandikire muri comment kugira ngo ubutaha tuzagusubize. Rero tuntu twose tugiye kutwuzuza, ndetse nanone mwikaze nurambirwe kugira ngo tujye tubana mu bintu byacu bigiye bitandukanye. Nawe nufite ikibazo nukagende udakanda subscribe, nawe tuzajya aha gatatu n'ubundi usanzwe warabyuje, ariko angaha ushaka ujya description cyangwa usobanura YouTube channel yawe ibintu ukora biba byiza cyane. Hano ushobora kongera ama link za YouTube, hano nkoze ushobora kuzwa kandi ukongera nka social media zawe zindi ugenda ukoresha zigiye zitandukanye nka Facebook, WhatsApp, Instagram ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubona ko uragenda ukopiya link ya social media ushaka kongera ukaza ukopiyamo hano, warangiza ukaza kwemeza na gutya. Hano iyo ukanze kuri kana kono kasta gutya uraza ugandikamo izina rya ya link ndetse ugashyiramo na link yayo kugira ngo ubihuze na YouTube channel yawe, ku buryo umuntu ashobora gusura izindi mbuga zawe nkoranyambaga bitamusabye kuva kuri YouTube, ahubwo agahita akandaho bigahita bimugeza kuri ya social media yawe nk'iyandi ukoresha. Hano guys, urangije kubyuza bino byose urazwa kanal save. Guys, ndagushimiye twabanye mu gice cya mbere cyuko ibintu by'ingenzi ukwiye kuza, maze tuzongera tubone muri part 2. Bye bye.